أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله والمسلمين. ishimwe kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe dusaba ko yadutera inkunga yo kugera ku byiza byose twifuza kugeraho, byaba ibidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwo kwisi, byaba n'ibidufitiye akamaro mu buzima bwacu bw'umunsi w'imperuka. Twikinze kuri Allah subhanahu wa ta'ala aturinde ibibi biterwa n'irari ry'imitima yacu. Mu by'ukuri uwayobowe na Allah subhanahu wa ta'ala nta na kimwe mu biremwa gishobora kumuyobya, kandi uwahisemo inzira y'ubuyobe nta na kimwe mu biremwa gishobora kumuyobora. Ndahamya mbikuye ku mutima mbivugisha ururimi rwanjye, mpamya ko nta mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala. Nkanahamya mbikuye ku mutima mbivugisha ururimi rwanjye, mpamya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala akaba n'intumwa ye. Amagambo meza ni igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ubuyobozi bwiza n'ubuyobozi bwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. N'ibintu bibi kuruta ibindi ni ibihimbano mu idini, kandi buri bihimbano byose ni ubuyobe, kandi buri buyobe nta handi buganisha uretse mu muriro, kandi nta handi biganisha uretse mu muriro. Bavandimwe rero Bayisilamu kazi, twahawe umwanya wo kwigisha ku isomo. Mu by'ukuri igihe cyose baduha ntabwo umunsi umwe ryaba bihagije. Icyo gusa dushobora gukora muri uyu mwanya ni ukugerageza gusobanura cyangwa se tugakora isobanura mpamvu kugira ngo tubashe kubasobanurira insanganyamatsiko, tunayibakundisha, tunabibishishikariza. Isomo rero tugiye kwiga ni isomo ryitwa al-mirath cyangwa se al-faraid, uko wabyita kose, izungura. Izungura Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye arishishikariza abantu, ndetse akabwira abo bari kumwe abasangira ngendo be. N'ubu hari hadith ebyiri nagerageje kwegeranya hano. Ya mbere iravuga ngo al-ilmu thalatha, ayatun muhkama au sunnatan qa'ima au faridatun adila. Imvugo iravuga ngo ubumenyi bwose bw'idini bushingiye ku bintu bitatu. Icya mbere ni aya y'itegeko iva muri Qur'an. Ntabwo ndi bujye muri detail nyinshi. Itegeko rivuye muri Qur'an ni rwo rwego rwa mbere rw'ubumenyi. Icya kabiri ni sunna cyangwa se umugenzo wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ukorwa, ushyirwa mu bikorwa. Icya gatatu ni abantu bafite ubumenyi mu bijyanye n'izungura. Ngubwo ubumenyi bw'idini ya Islam. Bivuga ngo umumenyi ni umuntu uzi aya Qur'an, umumenyi ni umuntu uzi sunna kandi akazishyira mu bikorwa, umumenyi ni umuntu uzi amategeko ajyanye n'izungura. Bigaragara ko rero izungura ni kimwe cya gatatu cy'ubumenyi bw'idini ya Islam yose yikusanyije. Haza n'indi hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hadithi iri mu gitabo cya Ibn Majah n'abandi, avuga ati Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo ta'allamu al-fara'ida wa 'allimuhu an-nasa, muzige ubumenyi bw'izungura kandi mujye mubwigisha abandi bantu. Kubera iki? Aravuga ati nibwo bumenyi bwa mbere, nibwo bumenyi bwabanje,
ni nabwo bumenyi buzabanza kwibagirana mu idini. Wacyumvise icyo kintu? N'abamenyi bake cyane uzasanga begeranya abantu ngo bababwire ibijyanye n'izungura, bimeze nk'aho bitabaho cyangwa bimeze nk'aho byanibagiranye. Bigaragara ko rero izungura ryabereyeho iki? Ryabereyeho gukemura ibibazo by'abantu. Amakimbirane menshi ari mu miryango agiye ashingira ku izungura. Kuki tudashobora kugirana amakimbirane? Njyewe nawe turavukana, njyewe ndakodesha kandi uba mu nzu ya data, ubwo birangana urumva amakimbirane adafite impamvu se? Sawa, data yashatse abagore babiri, mama arangara, nyoko aracyaryamye mu nzu yubatswe na data, kandi twese dusangiye data. Urumva amakimbirane yabura se? Abangaye bazakomeza kugirira amakimbirane babandi bari mu nzu. Data yasize imodoka, wowe uyigendamo kandi twebwe ko turi 8 ntabwo tuyigendamo, si ikibazo se? Data yasize ubutaka, wowe warihaye ubwubakamo, wowe warubatse n'undi arubaka, maze jyewe nabuze aho njya, si ikibazo se? Data yasize inzu, wowe uyibamo, ikindi cyumba gisigaye ugakodesha, jyewe singira homba. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amakimbirane azaza ku buryo bwose. Hari ababina intwara agashyiraho ingumi, hari abashyiraho umuhoro, noneho hari n'abatsembana kicinshini bagashyira mu marozi, hari n'abatsembana mu ibanga bagashakirana za nyabingizi zabamara. Impamvu ya mbere urumva impamvu iteye amakimbirane ari iki? Si rwa rubwa rwasigaye utabashije gukemura. Wivuga ngo twasigaranye byinshi, siko Qur'an ivuga. Wivuga ngo papa nta bintu yagiraga, siko Qur'an ivuga. Buri muntu wese aba afite ibintu, nta muntu udafite ibintu ubaho, kuko udafite ibintu ntabwo waba uri umuntu. Dore ukuntu rero Allah subhanahu wa ta'ala atubwira. Iyi nkuru ngiye gusoma shobora kuba ntari wigeze ku musozo, ariko nabarangira abantu mwaza gusoma kuri surati Nisa uhereye kuri aya 7 ukageza kuri aya 15. Aya 7 kugeza kuri aya 15. Mbere kuri aya 7 Allah aravuga ati lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati abagabo bose, numva ko tuvuze abagabo, n'abasaza, n'abahungu, n'abana bato, yemwe n'inda, urumva abo bose bitwa abagabo. Abagabo bose cyangwa igitsina gabo cyose bafite umugabane mu byasizwe n'ababyeyi babo n'abavandimwe babo. Abana b'abahungu bava bakagera, nta tandukanyirizo ry'umusaza n'uwavutse none, nta byo kuvuga ngo uyu ni umukuru w'umuryango, nta byo kuvuga ngo uyu ni umwana mukuru. Mwese isano yanyu kuri nyakwigendera si uko yari so? Niba yari so rero mwese mumufite umugabane kandi ungana. Abagabo gusa se? Oya, walinisa inasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun. N'abagore ni igitsina gore cyose, ari umukecuru, ari uwuzukuruje, ari ukiri inkumi, ari akana kavutse uyu munsi, yemwe ari nakari mu nda, bose bafite umugabane mu byasizwe n'ababyeyi babo n'abavandimwe babo. Rekuze wumve babandi bavuga ngo twebwe nta kibazo dufite, tuzabigabana, nta kibazo dufite, twese turishoboye. Ntabwo ari byo. Oya, mbasi mzee yari afite ikise, ikanzu ya mzee, subhanallah, kamba mbiri se? Oya, niyo yaba ari inoti y'igihumbi yasize, reka tuvuge igitoya, reka tuvuge igiceri cya 20, yasize igiceri cya 20, muzakigurire ijerekani y'amazi muyinywe cyangwa muyikarabe. Buri muntu wese yumve ko urubwa n'igitera amakimbirane mu muryango kirangiye. Cyo cyumvikanye, kuko Imana iravuga ngo mimma qalla minhu, uko byaba bike kose,
uko byaba bike kose, igikeya ngewe mbonye ijerekani y'amazi y'igiceri cya veni, kandi hari abatazungura mu gihe bafite ibirenze igiceri cya veni. Nuko byaba byinshi kose, nasiba mafruda, buri wese afite umugabane mu byasizwe na se cyangwa mu byasizwe na nyina cyangwa mu byasizwe n'abavandimwe be. Aya Qur'an yumvikanye. None ikindi kibazo aho kigiye kuza, iyi aya yaje hari impamvu. Nahoze nsoma nsanga harimo sababu nuzul ebyiri. Sababu nuzul ya mbere muri hadithi ya Abdullah ibn Jabir radiyallahu anhu, aravuga ngo mu gihe cya kera ni nako na hano iwacu byari bimeze, abana b'abakobwa ntibazunguraga, hazunguraga abana b'abahungu. Mbanza mu muco wacu abahungu barazunguraga, bakazungura n'abagore base batari ba nyina. Umuntu akazungura n'abagore bamuze. Urumva iyo zirimo kunyibaye. Nuvuga ngo kera hazunguraga abahungu gusa, kandi nabwo hakazungura umuhungu mukuru. Noneho haza kuba impamvu umwana cyangwa se umugore w'umusahaba witwaga Saad, niza gusoma izina rya hano ndaribona vuba vuba. Noneho uyu Saad yagiye ku rugamba agwayo arapfa. Umugore yarasigaranye abana babiri b'abakobwa, nta buryo yari afite bwo kubashyingira, nta n'uburyo yari afite bwo kubabeshaho. Umukobwa ajya gutanga ikibazo kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umugore agenda, umugore wa Saad ajya kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ati ya Rasulullah, ati Saad uramuzi? Saad ibn Rabi'a radiyallahu anhu aravuga ati inna Saad qad qutila ma'aka fi Uhud. Ati Saad ibn Rabi'a yaguye ku rugamba rwa jihad muri kumwe kuri Uhud, ansigira abana babiri b'abakobwa. None bageze mu gihe cyo gushyingirwa, se wabo yikubiye imitungo yabo yose ngo abakobwa ntibazungura, nzabashyingira nte aba bana? Ntabwo ari Rasul sallallahu alaihi wasallam washubije, hahise hamanuka iyi aya ije gusubiza, itanga itegeko ngo abagabo bose ab'igitsina gabo bose nibahabwe imigabane yabo mu byasizwe n'ababyeyi babo n'abavandimwe babo, n'abakobwa bose nibahabwe imigabane yabo mu byasizwe n'ababyeyi n'abavandimwe babo. Ntimwitwaze ngo ni byinshi cyane nta kibazo, ntimunitwaze ngo ni bike cyane nta kibazo. Oya, nimuzagabane buri muntu uwo ari we wese mumuhe uburenganzira bwe. Tutarajya kure rero, izungura ritangira ryari? Izungura ritangira ako kanya, hashize amasegonda 5 kanaka apfuye. Amasegonda ubwo mvuze reka tuvuge cyangwa rimwe nibyo byihuse cyane. Avuga arapfuye, agipfa ako kanya izungura riba ribaye itegeko. Sinzi abangaba bavuga ngo tuzazungura ari uko nyogokuru yapfuye, babikura he? Ibyo ni ibintu bikomeza korora amakimbirane mu miryango, ngo reka tuzabanze tureke mama zabanza apfe. Ibyo ni ibintu byongera amakimbirane mu miryango. Ni ukuvuga ngo izungura riba ari uko uwapfuye akimara gupfa. Ku kiriyo cy'Abayisilamu, abantu bagiye ku kiriyo bicamo ibice bitatu. Igice cya mbere ni abasore bafite imbaraga, bafata amapiki n'ibitiyo n'amasuka bakajya gushaka imva. Siko tubikora ibyo? Igice cya kabiri ni ba mwarimu, ba shehe, ba mwarimu, abantu bafite ilmu y'idini bategura isanda, bakuhagira wa muntu wapfuye, bakamwambika isanda, bakamusarira. Ako ni akazi gakorwa n'abashehe. Hagombye n'igice cya gatatu gihita gitangira gukora raporo y'inkuru
inkurikizi y'urupfu rwa nyakwigendera.